Abadukurikiye kuri The Real Life TV turabasuhuje mwese aho muherereye, dukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawugiremo amahoro n'ibyo mwifuza byose. Uyu munsi yazaniye inkuru itangaje kandi dukwiye kwigiraho twese tugatanga n'igisubizo. Dufite inkuru itubwira umukobwa wo muri Kenya wakundanye n'umusore kandi bakundana mu by'ukuri bari mu kigero twavuga ko gitandukanye. Mbaza uti byaje kugenda bite? Biratangira inkuru ari iy'umukobwa urangije kaminuza, ategereje kuba appointed kuri position runaka, umwanya w'akazi, kandi yaratangiye ku applying akazi ahantu hatandukanye ndetse ku myanya imeze neza. Urumva umuntu urangije kaminuza na feelings aba afite ndetse na confidence nyinshi aba azifite cyane cyane, bishingiye ko aba yaranize afite ubumenyi, avuga ati ndaje mbona akazi vuba aha ngaha. Hanyuma ariko agira ahura n'umusore wize amashuri y'imyuga, amashuri 3 y'imyuga, hanyuma ajya gukora akazi k'ubumekanisiye. Mu by'ukuri yarakiri novice, umuntu mushya mu kazi atararangiza kumara na probation period nk'uko bamwe babyita, cyangwa ese periode d'essai mu kazi mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa se igihe kigerageza mu kazi imenyereza, cyane ko abantu bari ku rurimi rugenda rukura, abantu ntibakivuga igerageza ngo nimenyereza, ariko niyo bigutsinze urataha. Ushatse wakomeza ukabyita igerageza, kubera ko byanze bikunze iyo agaragaye nk'umuntu udashoboye ahita ataha, nta bintu byo kubembekerereza. Niyo mpamvu nyine ari yitwa periode d'essai. Okay, mbaza uti byagenze bite rero? Uyu mukobwa yamenyanye n'uyu musore, bamenyanira kuri Facebook. Abantu bakoresha Facebook ndabasuhuje, kandi abayikuyeho inshuti namwe ndabasuhuje. Mukomerezaho, ubushuti bwanyu ntibugacike, ahubwo mukomeze mumere nk'umurunga w'urukundo udacika, ahubwo uba inyabubiri cyangwa inyabutatu kugira ngo urusheho gukomera. Hanyuma uyu musore n'umukobwa barakundana, baramenyana, baribwirana kugeza ku rwego umusore yavuze ati noneho igihe tumaranye tuziranye, tumaze kugera igihe kirenze ukwezi, dukwiye no kumenyana mu buryo buri physical, tugahura tukaganira, tukajya muri date. Mbaza uti byagenze bite rero? Umukobwa ati nta kibazo mukunzi wanjye, atari ko nk'uko ubibona nyine nkeneye itiki nzana ikangeza aho uri. Umusore yari yararangiye umukobwa aho akorera, amwereka amafoto, amusharinga amafoto atandukanye y'akazi akora, y'uburyo bari mu kazi. Umukobwa arayakunda, aranayemera, arabyakira, ariko umusore agahora na adapt, avuga ati uyu mukobwa no kugira ngo ankureho ifaranga nadukiye nkore yajya abona ko atundya, kubera ko ntabwo byoroshye kugira ngo tuzabashe guhuza n'uyu mukobwa. Ariko ibyo akabivuga bitewe n'abamujya mu matwi, inshuti ze za hafi zimubwira ziti uramenye, uriya mukobwa w'ikizungerezi kuriya, umukobwa urangije kaminuza, wowe uri umudeyi mu igaraje, nturafatisha, ntabwo byahura. Ariko umusore ntiyacika intege, aravuga ati no, umuntu twamenyereye kuri Facebook, turaganira, turibwirana, ndamwishimira nanjye aranyishimira, kandi twemeranya kuba inshuti, it's okay. Igihe cy'ubushuti cyacu ntabwo twagiye gahaye garanti, kandi bibaye ngombwa twazana abana. Arakomeza akundana nawe, barabana. Noneho umukobwa aramubwira ati nta kibazo, uzanyohereze itike nzagusura. Hanyuma bikaba bimaze kuba umuco rero ko muri Kenya umukobwa wese ugiye gusura umusore, iyo ukeneye ko umukobwa gusura, bimaze kuba umuco, iyo ukeneye ko umukobwa gusura warakubwira ati mpa transport means, mpa uburyo bwo kukugeraho, niba ari itike yinyoherereze, niba wohereza akamoto kaze kumfata boda, niba wohereza taxi voiture, niba wohereza umushoferi wakaza, bitewe n'ikigero cy'ubuzima ubayeho. Icyo ukora rero wohereza uburyo bwo kumutwara. Ariko ngo bikaba byaraje kugaragara ko umuco waje kwangirika kugeza ku rwego akenshi umusore iyo yohereje umukobwa atike gutya, birangira ataje, urategereza ugaheba appointment mwahanye ikarangira, akakudisappointinga, ntaze muri ya gahunda mwavuganye. Uyu musore rero naho yaravuga ati reka murebera aha ngaha, hano ngiye kumucungira ndebe, naramukaje it's okay, nataza nabwo nibyo, ariko ntabwo tike ndeka kwimwoherereza, reka yimwoherereze ndebe, ahari bizamfasha no kumenya umuntu tubanye uwo ari we, umuntu twamenyanye, twemeye no kuba inshuti uwo ari we. Umusore yohereza tike, ariko kubera ko yadaptingaga, yohereza yamaze kwakira mu mutima we ko umukobwa ashobora kuza cyangwa ntaze. Hanyuma umukobwa nawe yari abizi ko umusore ari kudabutinga,
aravuga ati none reka ngiye mutungure ahubwo nzaze mbere yaho gato kugira ngo abone ko nta bintu by'amanyanga nari mfite muri yewe, nkeneye kuzamura igipimo cye cyo kunyizera kandi ndakizamura nkoresheje ubu buryo bwo kumwereka ko ntagamije kumurya imitungo ye, ntagamije kumurya amafaranga make akorera, ahubwo nkeneye kumwereka honetete. Umukobwa arikora aravuga ati reka ngende, kubera ko umusore yaramurangiye aho akorera, aderesi zihagije zose azifite, arahaguruka aragenda ajya kusanga wa musore. Agezeyo umusore aratungurwa, aravuga ati ndarota cyangwa uyu ni wowe? Arishima, akora hirya akora hino, abura aho afata, abura icyo avuga, akajya atamira intoki. Mbese nyine nawe urabyumva, ku munsi wa mbere waramutse utunguwe n'umukunzi wawe mwamenye ariko mudakunda kujya in contact, none ukajya kubona ukabona agukorera agasiripurize nk'ako ngako. Mu by'ukuri umusore yarishimye, ngo hati wa munyarwanda wavuze ngo amasoni aranga ko buri icyo afata, akoma yombi, arasukumwa gukoma yombi, ariko amasoni aranga buri uko agenza. Hanyuma umukobwa amufata kuboko ati tugende tujye kwicara hariya tuganire. Barifotoza, bararya, bafata icyo kunywa baranywa, bafata icyo kurya bararya. Umukobwa yari ifiteho n'udufaranga, ahubwo yagombaga kubanza kureba kumenya niba umusore koko nawe amukunda, atari bya bintu byateye by'ubu ngubu. Hanyuma amafoto yabacicikana ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, banahuriyeho cyane cyane. Iyi nkuru yabo irasakara ivuga ukuntu abantu babaye indahemuka hagati yabo kugeza ku rwego bahuye ku munsi wa mbere kandi barahuriye ku rubuga nkoranyambaga nka Facebook. Hanyuma ukibaza ngo ni irihe somo twakuramo, ni irihe somo ibingibi bikwigisha? Uri umusore ukeneye kwiga iki muri ibi? Uri umukobwa ukeneye kwiga iki muri ibi? Ndizera ko uranywa umuti ukurikije n'uburwayi ufite. Iri somo isomo riraza kuza rikurikije n'urwego uriho rw'imyumvire n'imitekerereze. Ariko ngiye nkubaze, mbese mu Rwanda rw'iyo abakobwa nk'aba baracyabahora? Mutubwire kubera ko heza ikintu cyitwa gukura amenyo, hera ikintu cyitwa sinabyaye, nibyo bisigaye biri gukora. Ariko uyu munyakenya, aba banyakenya bakwiye kubera urubyiruko urugero, ndetse namwe bakuze kubera ko namwe murabikora ino. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza kuri The Real Life. Nakagaruka. Ciao ciao.